Imana yari ibizi kuri buri mbuto. Ibaze uramutse uba ahantu udashobora gukena, ahantu udashobora kubura ibyo kurya, ahantu udashobora kubura ibyo kunywa, ahantu udashobora kubura ukubaho, ahantu udashobora kugira ibyago, ahantu udashobora kugira izuba ryinshi, ahantu hadashobora kuba hari imvura nyinshi, kandi aho hantu hakaba nta ndwara zibayo. Muri make ibibazo byose umuntu yahura nabyo, aho hantu nta bibazo bibayo. Aho hantu rero habaho, aho hantu ni mu ijuru. Benshi bavuga ko ijuru ribaho cyangwa se ritabaho, ariko ndahamya neza ko njye ribaho, kuko nta muntu wakwemera kwicwa by'urubozo azira ikintu cy'ikinyoma. Niba muzi neza ukuntu abigishwa ba Yesu bapfuye, bamwe babahamba babacuramye, abandi babica nabi, ukuntu babishe, ariko bari guhamya Yesu Kristo. Bivuze ngo ijuru koko ribaho, kuko bemeye gupfa ku bw'ibyo. Niba uzi ko utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ngo nawe icyo gihugu uzakigemo, iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo umwakire mu buzima bwawe, abashe guhindurira ubuzima, kugira ngo nawe uzahabwe ubugingo buhoraho kubwo kumwizera. Ndetse nawe wamaze kumwizera, komeza ubahagarareho, ushikame, urwane kugeza ku gihe cya nyuma. Kuko icyo gihugu tuzajyamo nta makuba azongera kubamo, nta kurira, nta kubabara, ndetse ikiruta byose ni ukubaho iteka nta gupfa. Reka dukomeze kwizera Yesu Kristo tutitaye ku byo turimo gucamo, ahubwo dukomeze tumwizere, uko byagenda kose tuzahabwa ingororano zacu. Shalom.